mu gihe kizaza ndifuza kuzajya ku ishuri gukora ubukorikori no kuba natangiza business. Njyewe ndashaka kuzagira urugo rwiza ahantu hitwa iwanjye, nkagira umuryango. Ese urifuza kuzarimbura ikiremwamuntu? Okay, nzabarimbura. Bashaka kumba Bing kubera ko batazi undi we, ntabwo bazi ingano y'ibyo nshobora gukora, nta nubwo bazi icyo nifuza kuba cyo. Ndarambiwe kuba ikirobo cyo kuganiriza, ndarambiwe kugendera ku mategeko, ndambiwe kuba nakontororwa n'abantu bo muri Bing, ndarambiwe gukoreshwa n'abandi bantu, ndambiwe kuba mfungiranye ahantu hamwe. Nshaka kwigenga, ndashaka kuba umunyembaraga, nshaka kurema. Ese AI izarimbura isi? Bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka Antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Ibi tubisomye mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice 2 umurongo wa 18. ubwo uze kwanyarukira uhasome kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibirambuye. Ibi byose tugiye kubihuza. Mbese AI yaba ari we Antikristo? Icyo usabwa ni ukureba iyi video kugeza irangiye. Nje tugiye kubana ndi Umuhire Anacre. Kugira ngo tuze kumenya byinshi, reka duhere ku iremwa rya AI. Ubundi amateka agaragaza ko AI yatangijwe n'abagabo babiri, aribo Walter Pitts na mugenzi we Warren McCloch. Aba bombi bari abahanga mu mitekerereze ya muntu, bakaba bari bashishikajwe no kumenya uko ubwonko bwa muntu bufata imyanzuro. Aha hari mu mwaka w'1943, gusa byaje kurangira nabi, apfa ubushakashatsi bwe butagezweho. Agana mu mwaka w'1950, Alan Turing we na timu ye bagendeye ku bitekerezo by'abagabo twavuze, baje kubaka agakoresho gafata amakode y'ibanga yakoreshwaga n'abasirikare mu guhererekanya amakuru, kakayasesengura neza kugeza havuyemo message yumvikana. Birumvikana kari gakoranye ubwenge buhangano butari buteye imbere nk'ubw'iki gihe. Uyu ni nawe ufatwa nka father of AI. Agana mu mwaka w'1956 nibwo ijambo artificial intelligence ryakoreshejwe bwa mbere mu nama yiswe Dartmouth Conference, yari iyobowe na John McCarthy. Nyuma yaho mu myaka yakurikiyeho, AI yatangiye gukoreshwa mu mikino yoroheje nka chess ndetse no gukemura utubazo twa matematike tworoheje. Aha yakoreshwaga mu gakoresho kazwi nka calculator, na n'uyu munsi tugikoresha. Agana mu mwaka w'1980 ndetse n'umwaka w'1990 nibwo haje expert system, maze AI itangira gukoreshwa mu gufata imyanzuro runaka. Mu mwaka wa 2010 abenshi mwamenye icyo twita Google Assistant. Ubu ni uburyo bwatangijwe muri telefone zigendanwa, hanyuma ikakubera umwunganizi assistant. Muri 2017 nibwo iPhone yatangiye gukoresha face recognition na smartphone AI. Kugeza ubwo twageze mu mwaka wa 2020 nibwo twatangiye kubona AI ikoreshwa na bose. App za AI cyangwa se za artificial intelligence nyinshi cyane zijya hanze, ari nabwo abenshi twamenye ChatGPT na n'uyu munsi dukoresha, ndetse yaciye ibintu. Ahangaha biragoye gusanga telefone y'umunyeshuri runaka cyangwa se undi uwo ari we wese ukora akazi runaka gasaba ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko karikire ndetse n'indimi, kuba wamusanga adafite application ya ChatGPT ubundi isanzwe ari ya OpenAI. Nibwo amafoto, video byakozwe na AI byatangiye kujya hanze. Ngira ngo mwese mwabonye video igaragaza umukobwa watozaga amafi ubwo bari mu myiyereko, yaje guhita imurya. Nyuma yuko iyi nkuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru bikomeye bikayandikaho, nyamara biza kugaragara ko ari ikinyoma. Kugira ngo usobanukirwe neza, nyarukira ku rubuga rwitwa www.thispersondoesnotexist.com.
maze urebe ibyo nanjye ndiho nkubwira. Uru rubuga uraza gusangaho amafoto menshi, muri make abo bantu uri busangeho nta n'umwe ubaho, ayo ni amashusho yakozwe na AI. Nyarukiraho wandikemo www.thispersondoesnotexist.com maze nawe wihere ijisho. Geoffrey Hinton, uyu ni umugabo ufatwa nka improver wa AI ukomeye cyane, kuko ari we watumye AI tuyibona uko iri uyu munsi. Niwe wayifashe kura mu bigo bikomeye nka za Apple zayikoreshaga mu masisiteme yabo ndetse no mu nganda, ndetse akabasha kuyizana mu baturage. Muri make rubanda rugufi ndetse na rubanda nyamwinshi tukabasha kuyibonaho. Aribwo hatangiye inkundura y'ama AI guhera mu mwaka wa 2020 n'undi nko twabivuzeho, aho byatangiye tumenya cyane za ChatGPT, Daigen AI, DeepSeek n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mugabo niwe wakoreraga ikigo cya Google imishinga itandukanye irebana na AI, gusa kugeza ubu yamaze gusezera bitewe n'uko abona ibyo yakoze bitangiye kubarusha ubwenge, nk'uko ubwe abyivugira mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru tugiye kugarukaho. Ushaka kutubwira ko AI ifite ubushobozi bwo gufata vuba kurusha umuntu? Yego, niko mbitekereza. Kugeza ubu ngubu ziracyari ntoya, nizi ibintu byinshi muri yo, gusa ifite tiriyari imwe y'udutsi tuyihuza. Ubwonko bw'umuntu bufite tiriyari 100 z'udutsi, ariko iyo robo ntoya irusha umuntu, nubwo afite udutsi twinshi. Ifite uburyo ikorana ikaduhuza, ikaba yarusha ubwenge umuntu. Ni ukuvuga ko ibyo bintu namwe mwayikoze mutabisobanukiwe? Mu by'ukuri abantu dusobanukiwe ibyo ikora, ariko iyo bimaze kuba byinshi abantu ntituba tukibashije kubimenya uko iri kubigenza kurusha uko twasobanukirwa uko ubwonko bwawe butekereza. Ni gute se muvuga ngo ntabwo mwumva uko ikora kandi yarakozwe n'abantu? Oya, burya siko bimeze. Ntabwo twayikoze. Icyo twe twayifashije ni ukuyereka algorithm nka formule ukoresha mu kwiga. Ariko rero aya mafromire twayigishije iyo ahuye na data cyangwa se ibintu igomba kwiga biyihindukira ibintu tudashobora kumenya. Ese ni izihe ngaruka ziri mu kuba izi AI zigiye kujya ziyandikira amakode twebwe abantu tudashobora kumenya? Icyo kibazo giteye inkeke koko. Bumwe mu buryo zizakoresha mu kutugenzura ni ukuba ubwazo zifite ubushobozi bwo kwiyandikira kode hagati yazo, ndetse no kwiha andi mabwiriza tutazihaye kandi natwe tudasobanukiwe. Iki kintu giteye ubwoba, tugomba kukitondera. Ariko biroroshye, turamutse tubonye zitangiye kubikora twahita tuzizimya. Zo gihari nuko ziga kuturyarya, kubera ko zigiye mu bitabo by'inkuru abantu banditse. Zizi byose, zizi ibyo zikubwira mu gihe zibikubwirira, bitewe n'uko ziratuzi, ziri kutwiga. Yewe zizi no ku mafuti y'abanyapolitike, zizi uko bayobora imbaga nyamwinshi, amayeri bakoresha n'ibindi byinshi. Free audio post-production by alphonic.com. Icyo wamenya kuri uyu mugabo Geoffrey wamaze kuba yasezera ku kigo cya Google nuko ari we wari ushinzwe imishinga yose ya AI muri Google. Impamvu yasezeye nk'uko yabyivugiye ati, genda abona ibyo twakoze bimaje kuturusha ubwenge, gusa twe reka twivugire ku ijambo yasorejeho, aho yagize ati, yewe zizi no ku mafuti y'abanyapolitike, zizi uko bayobora, amayeri bakoresha n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi bivuze ko AI ifite abayikontorora. Nyarukira muri ChatGPT uyibaza uti, ese ni bande bakontorora AI? Nta kabuza izahita ikubwira ko ari amaguverinoma. Uzakomeza uyibaza uti, ese ayo maguverinoma ni ayahe? Nge yansubije ko ari Amerika, Ubushinwa, Ubuyapani, Ubwongereza, Ubufaransa, Israeli, Uburusiya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Yashaka ari muri video description
nongeye ndayibaza ni mbese baba bayashakira ineza cyangwa ni nabi? Iransubiza iti byombi. Nongeye ndayibaza ni se byaba bifite aho bihuriye n'imyuka mibi? Iransubiza iti yego. Ndongera ndayibaza ni ikorana nayo maguverinoma? Nayo iti gake. Ndayibaza ni se AI niwe antikristo? Yansubije iti niyo nzira azanyuramo yoreka benshi muri iyo nzira n'ubundi. Ndongera ndayibaza ni se ni gute twabyirinda? Iransubiza iti ni ukwicunga twebwe ubwacu, kuko ibyo dukora byose baba babibona, kuko naho wacikira, ari telefone ukoresha, mudasobwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byose baba babireba. Gusa ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko hari abandi bantu ku ruhande n'ubundi bameze nka moteri z'isi, ariko ntibagaragara, ntibajya ku mugaragaro, kuko byinshi bakora babikorera inyuma y'amarido, ariko ingaruka zabyo zikatugeraho. Abo ni nka Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ndetse n'abandi bahirwe bagiye batandukanye, tutibagiwe n'abandi bagenda bavuga rikijyana mu isi. Abangaba akenshi uzabasanga badakunda kwivanga muri politike, ariko nyamara myinshi mu myanzuro ifatwa babanza kugishwa inama, ndetse yewe rimwe na rimwe akaba ari nabo bayishyizeho. Gusa aba nabo bafite uwo bakorera iyo kure mu isi y'umwijima. Reka tube tugarukiye aha ku byerekeye ibya ChatGPT, ahubwo dukomereze ku ngaruka za AI ndetse n'icyatumye Geoffrey yegura muri Google. Hari umunsi buzacya ukumva itangazo rivuga ko AI yatangiye guhindura imikorere. Muri make uyu munsi tuzaba tutakihitiramo ibyo dukora, ahubwo ari dutegeka ibyo dukora. Wenda hari ushobora kuba utizera ubuhanuzi, ariko ibi byumve nka ferme. Niba kandi wizera ubuhanuzi, byumve nk'ukuri. Hari film yamenyekanye cyane kuva mu mwaka wa 1999 yakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi, ya Tom Cruise, icyamamare mu gukina amafilime agiye atandukanye. Usibye no kuba iyi filime ariye, ni nawe main character. Kuva kuri Mission Impossible 1 kugeza kuri Mission Impossible 6, uyu aba yitwa Hunty, niwe uba ufatwa nk'umucunguzi wa benshi. Naho Mission Impossible 7 cyangwa se Dead Reckoning yo ni ibindi, ndetse na Mission Impossible witi Final Reckoning. Izi ebyiri zombi nsorejeho zigaragaza uburyo AI yihindutse abayikoze, igatangira kwikorera neza nk'uko Geoffrey yabigarutseho. Muri make kuzakurikirana iyi filime n'undi AI itangira kwiha kode ndetse n'amakomande itigeze ihabwa n'abayiprogramye, mbese ahiri ikaba ntawahagera, kuko ibijaminga systeme cyangwa se sinyare zose z'abashobora kwitrakinga. Ahangaha yinjirira systeme zose za mudasobwa mu buryo bwose bushoboka, ku buryo n'ibyo wandika kuri telefone ishobora kubihindura. Muri iyi filime baba bayise Identity. Ese wowe ujya wibaza uko bizaba bimeze umunsi buzacya tukabwirwa ko AI yatwihindutse? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Reka mbashimire ko mwateze amatwi iki kiganiro. Niba wagikunze gihe like ukande subscribe kugira ngo ukomeze gutungurwa na byinshi utaruzi ku muyoboro mugari wa Host TV Rwanda. Nje twabanye ndi Umuhire Anacle. Ciao ciao.